banyarwandakazi, amakuru mfite ngo nuko uwitwa Coach Gaël Karomba yatinye. Arimo aravuga ati Kinyusi Bruce Melody agiye guseba. Ikintu arimo arakora, arimo aragurira abafana amatike. Rero niba uri umufana uri aho ngaho i Kigali, shaka abantu barimo baratanga amatike ya Coach Gaël y'ubuntu. Anone ahangaha hakaba hakabazo. Coach Gaël arimo aragura amatike y'iki? Nkaba ngiye kugusobanurira ukuntu Coach Gaël ashobora kugurira amatike abafana kugira ngo baze gushigikira Bruce Melody. Nuko bigenda. Iyo ari bato bagabura stage bayicamo inshuro ebyiri bakayigaburamo kabiri. Nukuvuga ko uburyo n'ubumoso. Niba Bruce Melody azaperformingira ku buryo abafana ba Bruce Melody binjira ku buryo baza kuba bari ku buryo, binjira mu buryo baza bari ku buryo bwa stage, noneho The Ben akabaza guperformingira ku bumoso, abafana ba The Ben bakinjira bagenda ku bumoso. So rero ikiba amakamera cyangwa n'abantu baba baza gufata ahantu hari vibe n'abantu benshi muri iyo concert cyangwa iyo battle. So biba bigaragara cyane niba Bruce Melody arimo araperforminga, biragaragara cyane ko abantu benshi bari ku ruhande rwa Bruce Melody, hariyo vibe baritabira, mukabibona ko hari haba hakonje. So no kuvuga ko iyo mugiye muri battle ntabwo mugenda ngo mugiye ngo kwicara bingo by'abanyarwanda ngo mugiye kwicara ngo kureba. Ugenda wamwe y'icyuma ugiye gushigikira umusani wawe. Battle ntabwo bari ibintu by'imikino. Nukuvuga niba wagiye gushigikira The Ben ugenda uri nk'ingwe. Numvise ko hari icyo kunywa cyitwa ingwe, ingwe niki? Ingwe jini, ariko isingwe ingwe jini. Ko The Ben mutaramuha akazi k'ingwira, ugomba kugenda hariya umeze nk'ingwe wala. Umeze nk'ingwe. Ukagenda ugashigikira ku buryo usakuza ntadakene usakuza gatambaro hejuru ni nuko bato ibimeze. So iyo birangiye, guess what happens? Biba byagaragaye nta nubwo musteneye kuburana, abantu bareba gutya bagahindukira bakareba ku buryo bakavuga ati Bruce Melody wallahi wasebye, cyangwa bakareba ku buryo bakavuga ati The Ben wallahi byanze. Rero witwa Coach Gaël yatinye, ahita aravuga ati reka jye ibi bintu ntabwo nzabyemera. Umusani yujuje arena wenyine. Twebwe ubwa mbere Bruce Melody yari yaraguze abamotari, ubu ngubu bazaza baje kumushigikira arena ntizaturika. Banyarwandakazi, ndashaka kukubwira ko itariki ya mbere January, don't miss. Gura itike niba uri umufana wa Ben, ugenda umwe no kukanywa kitwa ingwe mu mama. Umva icyo kunywa kitwa ingwe jini, mu mpamagare ndimo ndabakorera akazi kenshi hano. Mu mpamagare ingwe jini, mu mpamagare miliyoni 5 muzishyire kubera abantu uwo munsi bazagura ingwe. Abafana ba The Ben bazagura ingwe. Nuko bizaba bigeze le 1er janvier, the 1st of January. Banyarwandakazi mujye hariya. Hari n'amatike y'ubuntu ya Coach Gaël ko mutabyumva. Muyashake arahari Kigali y'ubuntu. Coach Gaël arimo The Ben urapfuye, Coach Gaël arayamaze wallahi.